Amahoro abe muri mwe. Ubwo twari mu biruhuko bya Noheli, nari narasigaye ku ishuri, ariko noneho njya gutega gari ya moshi cyangwa se train ngiye ku rusengero. Inyuma y'ikigo cy'amashuri yacu hari gare ya za train nyine yitwaga Pentec. Ndagenda mpageze nsanga haratuje cyane, mpabona umuntu umwe gusa n'abasekirite ubwabo ntabari bahari, ahubwo nahasanze umuntu umwe gusa wari wicaye ategereje gari ya moshi. Yari yicaye ku gatebe k'akabaho, nanjye ngenda nerekeza aho ari, ariko hari akandi gatebe k'akabaho kari muri metero nk'esheshatu, ngenda ngiye kukicaraho. Nkikageraho, ariko ubwo nari ndimo kumureba nyine kugira ngo musuhuze, ngiye kwicara neza gutya nunama, arahindukira. Ahindukiye mpita mupepera musuhuza, ariko we ntiyanyikiriza, ahita ambaza mu cyongereza ngo what is your cell phone number. Mu kinyarwanda bivuga ngo nimero yawe ya telefone ni iyi. Ngira akantu ko gushidikanya gato cyane mu mutima, ariko mpita ntangira kubimubwira. Ndangije kubimubwira mbona ntayanditse, ahubwo ahita yimuka aho yari ari, aza kwicara iruhande rwanjye. Akingera iruhande, ijambo rya kabiri yahise ambaza ngo do you know Jesus is Almighty God? Bishatse kuvuga ngo wari uzi ko Yesu ari Imana Ishobora Byose. Nkiri umwana nkiga muri segonderi, hari agatabo nigeze gusoma gato cyane nari mfite kitwaga uburyo bwo kumenya Imana, kandikwa na World Missionary Press. Ku rupapuro rwako rwa 24, 25, 27 hari handitse ngo Yesu uwo ari we mu by'ukuri. Ku rupapuro rwako rwa 24 hari handitse ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Byanditse mu Bafilipi umutwe wa 2:6 n'uwa 8. Tomasi aramusubiza ati, Mwami wanjye, Mana yanjye. Muri Yohani umutwe wa 20:28. Si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Ibi byanditse muri Timoteyo wa mbere umutwe wa 3:16. Nuko umwana yatuvuki, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba mu bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Mu by'ukuri iyi mirongo nasomye muri aka gatabo yansigiye ikibazo ntabashaga gusubiza. Ndebye imirongo maje kuvuga haruguru, yanyerekaga uwo Yesu ari we, ariko nkakomeza gushidikanya. Ariko kubera ko bavuga ko ari umwana w'Imana, numvaga ko ariyo mpamvu bamwita Imana. Mbese nkumva hariho Imana, nkumva hariho na Yesu. Ariko nakwibaza ko hari Imana ebyiri, kandi mu isezerano rya kera bavuga ko ari Imana imwe gusa, bikanyobera. Ngarutse kuri uwo mugabo n'ubundi twahuye, muri icyo gihe nari ndimo kwigira kubatizwa. Ari hashize iminsi mike cyane, mbajije pasiteri wanjye isano iri hagati ya Yesu n'Imana. Aransubiza ngo hari Imana hakaba na Yesu, ngo Imana iri mu butatu butagatifu. Noneho arambwira ngo niyo mpamvu mu ntangiriro umutwe wa 1 umurongo wa 28 bavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Mbese anyereka ko Imana yavuganaga na Yesu bari mu butatu butagatifu, bavuga ngo ireme umuntu mu ishusho yacu. Uwo mugabo rero yarambajije ngo uzi ko Yesu ari Imana Ishobora Byose. Ibitekerezo byanjye byahise bisimbukira kuri ya mirongo muri ka gatabo nigeze gusoma, ariko mubwira ko ntabizi kugira ngo nsobanurire. Nuko atangira nsobanurira uko Yesu ari Imana Ishobora Byose nk'uko ikibazo cye cyari giteye. Aransobanurira ama mirongo myinshi cyane yo muri Bibiliya ibyerekana. Aranyigisha kugeza igihe train yanjye yaziye, ndayurira, nuko arankurikira turajyana. Nari namukunze cyane, numva namwisanzuyeho, nkashaka kumubaza uwo ari we naho aturutse, ariko nkahita mbyibagirwa, cyangwa se akambaza ibindi bibazo nkahita mbura uko mbimubaza nkabyibagirwa. Yageze arambwira ngo nimubaze ikibazo cyose nshaka ngo ansobanurire mu gihe tukiri kumwe. Noneho nanjye umutima uhita usimbukira kuri cya kibazo kimwe nabajije pasiteri, ese isano iri hagati ya Yesu n'Imana ni iyi? Nuko ndamubwira nti kubera iki mu ntangiriro handitse ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu.
aransubiza ngo iyo muri mu ishuri umwarimu akavuga ngo reka dusubize kino kibazo, ngo ninde mu by'ukuri gisubiza? Ndamubwira nti ni mwarimu. Ahita ambwira ngo ugishubije neza cyane, ngo no mu ijuru rero habaye ibindi biremwa. Twageze kuri sitasiyo nagombaga kuviramo ya Belleville, mvamo nuko nawe avamo. Ahita ambwira ngo misiyo yarahawe ngo irarangiye kandi ngo igenze neza. Nibwo nashatse kumubaza uwamuhaye misiyo uwo ari we, ariko birongera bincaho ndabyibagirwa. Mbese buri giko nashaka kumubaza byahitaga bincaho. Nuko arambwira ngo nimero yanjye ya telefone ngo arayifite, ngo azagaruka kenshi kunsura. Ariko iyo nimero n'ubundi ntabwo yari yayanditse, narayimubwiye arayumva gusa ntiyayandika. Aranyitegereza abona ameze nk'umuntu utabasobanukiwe neza ibyo yanyigishaga. Nuko arambwira ngo genda ukore ubushakashatsi bwawe ngo urahita ubibona. Go and do your own research, you will find it. Twaratandukanye maze njya ku rusengero nawe ajya mu bye, ariko nyine nasigiye ibibazo byinshi cyane ntabashaga gusubiza muri ako kanya. Ikibazo cya mbere yari yongereye uko nacyumvaga, ni ikibazo cya Yesu. Numvaga Yesu ari nk'umwana w'Imana gusa usanzwe, noneho yari yongereyeho ko ari Imana Ishobora Byose. Ntabwo nabashaga kubisobanukirwa neza, numvaga mbere byarananiye kubisobanura neza, ariko numvaga noneho birushijeho. Ikindi kibazo nibazaga uwo muntu uwo ari we. None se ni njye yari yatumweho cyangwa? Nibazaga iyo misiyo yari yahawe n'ukuntu ari njye atoranyije akaba ari njye aje kuyiha. Uko ari yambwiye ngo nze gukora ubushakashatsi, ntabwo numvaga ahantu ndi buhere nkora ubushakashatsi. Ariko ntashye ngeze mu rugo nimugoroba, sinzi ukuntu byanjemo mpita ntekereza gukora ubushakashatsi kuri interineti. Fungura interineti mpita nandikamo ngo Jesus is Almighty God, nk'ukuntu nyine ikibazo cye yakimbaje ngo Yesu ni Imana Ishobora Byose. Ibyo nabonye kuri interineti byahise binkanga. Ibibazo byose nari maranye imyaka n'imyaka, nahise nkibonera igisubizo ako kanya. Nafunguye link ebyiri za mbere za 20 kuri interineti, zari iz'umugabo witwa David Stewart ufite website yitwa jesusisthesavior.com. Ndaza gushyira link ze hasi, namwe mushobora kugenda mukirebera uko yabyanditse. Uwo mugabo David yakoze imbonerahamwe, uruhande rw'ibumoso yandikaho Imana mu isezerano rya kera nyine ibyo Imana yakoze, mu ruhande rw'iburyo ashyiraho isezerano rishya n'ibyo Yesu yakoze. Noneho arabihuza, arabigereranya. Usanga nyine neza uwakoze ibyo mu isezerano rya kera n'uwakoze ibyo mu isezerano rishya ari umwe, kuko birasa neza rwose. Ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umwana w'umuhungu, azamwita Emmanuel, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Muri Matayo umutwe wa mbere umurongo 23, Yohani umutwe wa 8 umurongo 24 kugeza kwa 25. Ngo nicyo gituma mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu, kuko nimutizera ko ndi we muzapfana ibyaha byanyu. Baramubaza bati se urinde? Yesu arabasubiza ati ndi uwo nababwiye mbere. Kuri imbonerahamwe nk'uko mubibona, uruhande rumwe yanditseho Imana, urundi ruhande yandikaho Yesu Kristo. Nabigerageje kubishyira mu Kinyarwanda nyine, ndaza kubikora nk'agatabo, ubishobora agakureho azajya agasomera igihe ashakiye cyangwa se agasangize n'abandi. Hano ku ruhande rw'ibumoso baravuga ngo Imana niyo mukiza yonyine. Ku ruhande rw'iburyo bakavuga ngo Yesu ni umukiza. Muri Ezayi umutwe wa 43 umurongo wa 11 kugeza kwa 12, Imana iravuga ngo njyewe ubwanjye ni njye Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari njye. Ni njye wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza. Ndabigaragaza kandi muri mwe nta yindi Mana yahabaye, nicyo gituma muri abagabo bo kumenya ko ari njyewe Imana, niko Uwiteka avuga. Ku ruhande rw'iburyo ngo natwe twarabibonye kandi duhamya ko Data wa twese yatumye umwana we kuba umukiza w'abari mu isi. Byanditse muri Yohana Yohana wa mbere umutwe wa 4 umurongo wa 14. Ngo ahubwo mukurikire mu buntu bw'Imana, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Urabona ko imbonerahamwe bashyizemo imirongo yose, ibumoso bashyiraho imirongo ivuga ko Imana ari umukiza, iburyo bashyiramo ko
Yesu nawe ari umukiza. Ku mbonerahamwe ya kabiri, ku murongo wa kabiri w'imbonerahamwe, Imana yaremye isi n'ijuru ubwayo. Iburyo bakerekana Yesu yaremye isi n'ijuru, noneho bashyiraho imirongo bagerageza kubisanisha. Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukijije uhereye ukiri mu nda, aravuga ati, Uwiteka ni njye waremye byose, mbamba ijuru njyenyine, ndambura isi. Hari uwo twari kumwe? Ku ruhande rw'iburyo yongera kuvuga ubwo ni Imana nyine yabivuze, ngo yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatizo rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Urabona ko Imana yabwiye umwana wayo ngo Uwiteka, yamwise Uwiteka, kuko muri we arimwe byose byaremewe, ari byo mu ijuru, ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose kandi ni nawe byaremewe. Murumva uwo bashaka kuvuga uwo ari we. Ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Uwo ngo ni ijambo, bavuga ni ijambo w'Imana. Ngo Imana ni ijambo, ku ruhande bakavuga ngo Yesu ni ijambo. Ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Hano bakavuga ngo uwo jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wuzuye ubumuntu. Muri Esayi 41 umurongo wa 4, Imana iravuga ngo ninde wabikoze akabisoza, agategeka ibihe uhereye mbere na mbere, ni njyewe Uwiteka, uwa mbere n'uw'imperuka. Noneho Yohani mu byahishuwe abonekerwa, mu byahishuwe 1 kugeza ku murongo wa 1 kugera ku wa 8, handitse ngo ndi Alufa na Omega, intangiriro n'iherezo, niko umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ari ishobora byose. Noneho akirangiza kubonekerwa yahise avuga ngo witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, intangiriro n'iherezo. Njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Biri mu byahishuwe umutwe wa 22 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Imana ibabarira ibyaha, Yesu ababarira ibyaha. Imana ni umucunguzi wacu, Yesu yaraducunguye. Hasi bakandika imirongo ibyerekana Imana ni imwe na Yesu ni umwe, ni Imana. Hano bakavuga ngo Imana ifite umwana, Yesu ni umwana w'Imana. Imana ni uwera na Yesu ni uwera. Mujyemo munyure muri iyi dosiye, munyure muri iyi nyandiko, murebe hasi, murebe ukuntu bagenda babigereranya, bikagaragara ko uwabikoze mu isezerano rya kera n'uwabikoze mu isezerano rishya bameze kimwe. Imana ni Mesiya, Yesu ni Mesiya. Uhoraho yabayeho kuva kera, Yesu yabayeho kuva kera. Imana ni nyiricyubahiro, Yesu ni nyiricyubahiro. Imana ni ndiho na Yesu ni ndiho. Imana yabwiye Moses iti, ndi uwo ndiwe, kandi abe ari kuzabwira Abayisiraheli uti, ndiho yabantumyeho. Biri mu Kuva umutwe wa 3 umurongo wa 14. Noneho muri Yohana umutwe wa 8 umurongo wa 58, Yesu yabisubiyemo aravuga ati, nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Uwiteka akiza indwara, Yesu akiza indwara. Mujye muri imbonera hamwe mu byirebere ukuntu byanditse, murabibona neza rwose ukuntu bagiye babyandika. Ngo gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekana imwe ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Muri Timoteyo wa mbere umutwe wa 3 umurongo wa 16. Noneho mu Baheburayo umutwe wa 1 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 ukasimbukira ku wa 10, bariko iby'umwana wayo byarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatizo rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Reba hano Imana irimo ibwira umwana wayo ngo intebe yawe Mana. Noneho ikongerwa ngo Uwiteka
mbere na mbere niwe washyizeho urufatizo rw'isi n'ijoro n'imirimo y'intoki zawe. Hano muri Yohani umutwe wa 10:30 Yesu yigereranya n'Imana avuga ngo njyewe na Data turi umwe. Noneho mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 20:28 baravuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera abashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Ninde watanze amaraso ye kugira ngo dukire? Noneho kera cyane Yesu adateze no kuvuka, hasigaye imyaka myinshi cyane ngo Yesu avuke. Umuhanuzi Yesaya yarabibonye muri Yesaya umutwe wa 9:5 kugera ku 6, nuko arandika ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutwari bwe duhawe umwana w'umuhungu, ubutwari buzaba mu bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Imana ikomeye, Data wa twese. Mujye kuri link hasi murabona, cyangwa mujye kuri iyi website mu bihe bya nyuma.com murebe ino article yitwa ngo Yesu Kristo Imana yaje mu ishusho y'umuntu. Mugende muyisomeyo, cyakora na hano hasi ndabikora nk'agatabo kugira ngo buri wese ashobore kuba yabishyira muri phone ye ajye abisomera igihe ashakiye cyangwa bisangiza inshuti ze. Urabona ko rero Imana ni imwe ishobora byose, ahubwo ikora ibintu mu buryo bwinshi butandukanye.